begeze bavuga umuntu ufite amafaranga. Hari umuntu wabyumvishe bavuga ko umuntu ufite amafaranga. Begeze bavuga umuntu wize cyane uzi indimi n'indimi. Bavuze iki? Icyo nicyo kijyaga cy'agaciro. Ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ku muntu wategereje Imana. Nabaza ngo mbese Imana iteza ikibazo. Yosefu abaravuze rwose ni ukuri mwana. Ntabwo bizi, ntabyo shoboye. Umwami azabara mu n'uburakari. None bakuzaniye iki hano ko n'abandi bose bari bananiwe. Yosefu abataye agatokera bati ni ukuri mwana. Cyakora mu ijuru hari Imana. Haleluya. Mu ijuru hari Imana ishobora kumishura izo nzozi zawe. Yesu we Isuri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri Yesu uri mwiza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe Mwuka wera nawe uri mwiza uri mwiza imbabazi zawe ni nziza imigambi yawe ni myiza kuri twe Mw'ijuru barahimbaza mw'ijuru barahimbaza no mw'isi turaririmba icyubahiro n'icy'Umwana w'Intama yanesheje we yanesheje Satani amunyaga ubutware bwose akwiriye icyubahiro n'ikuzo numva nuzuye amashimwe n'ukuri iteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima ikuye umwuma ukuru w'iteka yakoze umurimo n'ukuri umutima wanjye urawemeza Itangiriro 41, 37 na 38. Reka dusome mu izina rya Yesu. Iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati tuzabona he umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Uri mwiki? Mwuka w'Imana. Uri mwiki? Mwuka w'Imana. Icyo Imana ndumugisha. Ndaza kubivanga no kubwiriza, ndaza kubivanga no kwigisha byose. Kuko ndi umwigisha. Imana ishimwe. Nimba Bibiliya utayitiriye aho hantu ku 38 cyo akarongo. Habaho tuzakubona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'iki? Begeze bavuga umuntu ufite amafaranga. Hari umuntu wabyumvishe bavuga ko umuntu ufite amafaranga. Begeze bavuga umuntu wize cyane uzi indimi n'indimi. Bavuze iki? Icyo nicyo kijyaga cy'agaciro. Haleluya. Tujye kuganira ku ijambo rivuga ngo ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ku muntu wategereje Imana. Ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ku muntu wategereje Imana. Nabaza ngo mbese Imana iteza ikibazo. Ushobora kunsubiza oya cyangwa yego ariko igisubizo ni yego. Urabaza ngo ni iki Imana yateje muri iyi nkuru? Imana yateje ikibazo cy'inzozi. Imana imaze guteza ikibazo cy'inzozi, inzozi z'inzozi. Hari umuntu utararota muri twebwe se? Kurota mu by'ukuri ntabwo ari icyaha. Kurota umuntu wese
ushaka kuvuga ko uzatuyobora twebwe bakuru bawe uzatuyobora babagataye mu gutwi ngo kuva uwo munsi ngo batangira kumugenza kumwanga batangira gutegura imigambi mibisha batangira guhindura amazina bamwita Karosi. Imana yongera kumuha izindi nzozi za kabiri azirotora yicaye muri salo ari kumwe na papa we na mama we arabati rwose narose kagira inkuru warose iki narose izuba n'ukwezi n'inyenyeri byose byikubise imbere yanjye. Ise Yakobo aramubwira ati we Peti ninde akubwiye ko umwana muto arota abakuru bahari? Ninde yaguhaye uburenganzira bwo kurota? Arabati ni ukuri narose. Yakobo yamucyashe kubera yuko Imana yegeze kumutabarira mu nzozi igihe yari kugenda abona abamarayika bazamuka ku rwego bamanuka. Ibyo inzozi yari abimenyereye cyane, yari azi ko inzozi za Yosefu zivuze. Kuva icyo gihe noneho bakuru urwango ruriyongera. Niyo mpamvu twaririnda ijambo rivuga ngo ariko Imana icyo gukundira ni uko utameze nk'abantu. Urwango bamwangaga ruriyongera. Bibiliya tuvuga ngo ise yamukundaga cyane amudodeshera ikanzu. Aravuga ati bakuru bawe baragiye inka ajya kureba umenya amakuru yabo ngo kuva aho bari batuye Heburoni kugera i Shekemu rwari urugendo rurerure. Yosefu aragenda n'umutima mwiza agiye kureba abakuru be kugira agarukanire muzehe amakuru yuko umukumbi umeze. Ahageze ngo asanga abakuru be barimutse, inka zaragishije kubera yuko ubwatsi bwari bwabuze. Ngo baragenda bajyana ibiti Dotani. Dotani ngahageze abera nk'utari kubabona neza, ariko akimara kubabona byatubwira ngo bamwitegera kiri kure, baravuga ngo Karosi araje. Nimuze tujye inama yo kumwica, nitumara kumwica turebe ukuntu za nzozi ze zizasohora. Njambwira abantu ngo ntugapfe kubwira abantu bose ibyo Imana avuganye nawe. Nuwo mwicaranye ntukajya kumubwira, ntugapfe kumwizera. Mwanyumvishije? Nuwo mwicaranye ntugapfe kugira gute kumwizera, kubera ko umuntu ni umuntu. Bamaze ikintu kibaje muri iyi nkuru ngo amaze kubagera imbere ngo bicazwa no kugira ngo barye ibiryo yari abagemuriye, ariko umugambi baracyawufite. Nibagira n'impuhwe z'uko bagiye kumwica, n'ibiryo bye babyihorere, babanza bagira ibiryo bye. Ariko Imana bateguye umugabo witwa Rubeni. Rubeni arabwira ati rero wakujya twice murumuna wacu tugirwaho n'aya maraso, mureke tumujugunye muri uru rwobo, n'ubundi nta mazi arimo, wenda bizaba ariko atari ko biturutseho. Reka mubwire, Imana ifite ba Rubeni. Imana ifite ba Rubeni ku buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Niba tupanga ibipangu, Imana ifite ba Rubeni wo kuzaza akakongorera ngo uyu munsi byagenze gutya na gutya. Imana iguhe Rubeni mu izina rya Yesu. Imana ikuzanire Rubeni mu izina rya Yesu. Biratubwira ngo ahari bazaterana, ariko sinjyewe uzagize gute, sinjyewe uzabateranije. Kubera iki? Hari imigambi abantu bacura, Imana igakuramo Rubeni akaza kukumenera ibanga. Haleluya. Noneho mukuru wabo witwaga Yuda aravuga ati ubundi tujya kumwicira iki, reka tumugurishe batwihera ibiceri. Amugurisha n'Abishimayeli barimo bakora bizinesi, baramugura. Yosefu yisanga muri Egiputa kwa Potifari. Yisanze muri Egiputa kwa Potifari ngo agira umugisha, agira amahirwe, ukuboko k'Uwiteka Imana kubana nawe, ng'ikintu cyose yakoragaho cyagiraga umugisha. Amatungo yabyaraga yikubye, ibintu byose bikagenda neza. None ubwo muka Potifari arebye ukuntu Yosefu ari mwiza, aramuberuka, aravuga ngo akagahungu n'ubwo bwose arakagurano, ndagerageza ibyo nshobora byose ndebe ukuntu nakigenza nako. Indamuka mvuze kwigenza murabyumva? Ndebe ukuntu nakigenza. Ategura neza. Umunsi baravuga ati rero uyu munsi ni wowe uri busase mu cyumba kwa shobuja. Kumbi yateguye imipangu yo kugerageza kureba ukuntu yakigenza na Yosefu.
yosefu amaze kuhagera neza arimo aratunganya ibintu agiye kumva umugore yavuniyemo urufunguzo aramubwira ngo uyu munsi rwose icyifuzo cyanjye uyu munsi uri bukirangize. yosefu yumva ijuru riramugwiriye yibuka ukuntu imana yavuganye nawe binyuze mu nzozi aravuga ngo aho kugera nzapfe none nzapfe ejo. yiyambura ikanzu ngo azenguruka agenda yirukanka ahantu hose yambuye ikanzu. kera bambaraga amakanzu. yikuramo ikanzu yosefu. reba yosefu amanutse hano Kimironko akagera kwa Mushimira yamara agenda yirukanka uko yavutse. abamubonaga baravuga ati yo wamugurana burya yarasaze bisi. yosefu ati munyite umusazi ariko ndimo ndarinda icyo Imana yavuganye nanjye. munyite ko nasaze ko nta kibazo ariko ndimo ndagenda ndinda icyo Imana yavuganye nanjye. buri muntu mucanye ngo ugire icyo Imana yavuganye nawe. ugire icyo Imana yavuganye nawe. ubundi abantu bazi ko gufata ku ngufu bitangiye ubu. gufata ku ngufu byahereye mu gihe muri icyo gihe cyari cyo kwa Yosefu. muka Potifari yateguye kumufata ku ngufu biranga. noneho muka Potifari abonye gahunda ipfuye azabirangwa n'uburakari arasharirirwa. umugabo acyaciye aramubwira ati se mudamu nkunda byakugendekeye gute? wamugura rwose burya nimbara abantu beza kandi ni abadamu. aravuga ati si wamugura rwose abararize ibimwira birashongorotse. nk'umuntu uri mukuri yamubaza ati se byageze gute? si wamugura rwose kutari murabwira ndakubwira iki se si wamugura si wamuzanye se sinakubwiraga. abararize Potifari nawe abibonye agira ngo umugore ari mukuri. kubera iki? yari afite ikintu cyitwa ikanzu ya Yosefu yasize. yari afite ibimenyetso. reka mbabwire mu rubanza ntabwo watsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. niyo wasenga ugasenga udafite ibimenyetso mu rubanza uratsindwa. isambu barayigutwara, ikintu cyose baragitwara, ariko umuntu wagurutse afite ibimenyetso. dore ikimenyetso nk'iki cy'uko Yosefu yari agiye kumfata ku ngufu uretse Imana yakinze akaboko. dore ni ukuri nayo akanzu ayibonye Potifari ahita abona ko ari mwe Yosefu. mu rubanza ntabwo hatsinda ukuri, hatsinda ibimenyetso. abazabirangwa n'uburakari ngo arategura aravuga ngo uyu nguyu nta kindi kintu ukwiriye uretse kujya muri gereza. agera muri gereza. ageze muri gereza ahasanga abagabo babiri. ndimo ndihuta kuri uyu mwanya. ahasanga abagabo babiri. hari umuhereza wa vino ndetse n'umuvuzi w'imitsima w'umwami. baramaze iminsi Yosefu abagiriraho umugisha ariko nabo bararota. ngeze ku nzozi za gatatu. bararota. barose Yosefu yumva umwe ari kubwira mugenzi we ko narose. Yosefu nawe nanjye narose. warose iki? bose bamaze kubwira inzozi zabo birabacanga. bibacanze Yosefu bayabyumvisha ariko rero nanjye n'ubwo bose mubona hano nageze kurota. wenda mushobora kubimera nkamenya ko bihuye n'ibyanjye wenda narose. uwa mbere yaramubwiye ngo narose mbona ku muzabibu nari mfite mu ntoki zanjye hashabutse handi mashami atatu aramera rwose. ngiye kubona cya gikombe yaherezaga Farawo barakima inajya gukamuriramo uwo muzabibu nongera guhereza Farawo. Yosefu aramubwira ngo ayo mashami atatu wabonye ni iminsi itatu. iminsi itatu itarashira Farawo arabanje kugusubiza ibwami wongera ujya kumuhereza. atangira gukoresha imvugo y'umunsi atangira guserebura. atangira kuva mu gatuza yumva ko ibintu byaciyemo. wa wundi yumvishe ko bamuhanuriye aravuga ati rwose nanjye ndebera rwose umukozi w'Imana ndumva wamubwiye ibyiza. aramubwira ati nanjye rwose narose mbona nikoreye ibyibo bitatu birimo imitsima ariko ngiye kubona mbona igisiga kiraje kitangiye kundira imitsima ku mutwe. aramubwira ati we karaba. barakumanitse. ibyo byibo bitatu ni iminsi itatu itarashira umutwe wawe bazaba bawuguciyeho bagaburira ibisiga byo mu kirere. none Yosefu kuri aho nihanuriye neza akora akantu k'agakosa abakozi b'Imana twese tujya dukora.
nuramuka ugezeyo uzibuke ko ari njye wabihanuye, uzibuke ko najyaga gusengera, uzibuke ko ari njye Imana yabinyujijemo kugira ngo iyi migisha uzaba uyicayemo. Biratubwira ngo akimara gusubizwa ibwami yaragiye aramwibagirwa, yaragiye aramwibagirwa, hashira imyaka, hashira ibihe byinshi yaribagiwe Yosefu. Imana itakwibutse ntawe wakwibuka, Imana itakwibutse nawe wakwibuka, niyo mpora muvukana mu nda. Imana itakwibutse iyo umubonye ugira ngo ni umuntu wenda uturutse muri Afurika y'Epfo, kandi muvukana, ariko Imana yakwibutse ibintu byose bigenda neza. Hari igihe umuntu rwose Imana ishobora kumukwibagiza, wamubona mu nzira atwaye imodoka ugatangira ugaca imanza ngo reba kuntu agiba, reba kuntu ntitwasenganye, ntitwiganye, ntitwabanye, ntitwajyanaga ibyo naryaga, reba kuntu yibagije. Ntabwo akwibagiye, ntabwo Imana irakwibuka. Imana itarakwibuka n'uwo wagaburiye akuvaho. Imana itarakwibuka n'uwo mwonanye ibere akuvaho, ukajya wumva abandi barimo arakorera ibintu byiza. Noneho hashize igihe umwami Farawo nawe arota inzozi za kane, agiye kurota arota inzozi za mbere, arota mu ruzi hazamutsemo inka zirindwi zibyibushye neza z'ifirizoni cyangwa z'injerisi. Noneho ashize kandi kanya gatoya akabona mu rundi ruzi hongeye kuzamukamo inka ngo zirindwi, ngo z'umwaku, ngo zonze. Hari umuntu warabona inka y'umwaka? Hari umuntu wayibonye inka y'umwaka? Atubwire ukuntu imeze. Ntekereza ko inka y'umwaku ni amagufa aba yanamye. Uyu munsi nakaga tuzigereranye ifite amahembe ameze gutya, none ngajya kubona za zindi z'umwaku ngo zonzwe, ngajya kubona ngo zimize za zindi z'injerisi, ntiyagira n'ibondo riza. Noneho ngo arongera aribikira gatoya, umwami nagasinzira ntabwo ryama aribikira. Amaze kwibikira yongera abona izindi nzozi za kabiri, ngabona noneho ngo amahunda arindwi y'amasaka atsibaze mame magambo yeze neza, ngo arazamuka. Ngo agiye kubona mu kandi gato ngabona andi mahunda arindwi y'amasaka ngo nayo arazamuka, ariko ngo yari yarumishijwe n'umuyaga uturuka iburasirazuba. Ntekereza ko ari za Nyagatare. Aya masaka yari yarumishijwe n'umuyaga uturuka za Nyagatare cyangwa za Bugesera. Noneho aya mahunda arindwi nayo y'ibinambe ngamira yayo yadarindwi ashishe, nayabona nta gitangaza, nta kintu gihindutse. Umwami yibambuye biramucana, bimucanze ahamagara abarozi, ahamagara abakonikoni, ahamagara abanyabwenge, ahamagara n'ibibura agasaba byose. Avuga ati narose kandi mugomba kuza kuzisobanurira. Ahera ku bahanuzi nk'amwe, aravuga ati musanzwe mwarigize kagarara, musanzwe muvuga ngo twabonye, tuzajya tuvuga ngo hari ibyo numvishe. Uyu munsi nimuze mubigaragariza aha ngaha kuri rubanda. Abakonikoni ba mbere bacaho birabananira, abanyabwenge bacaho birabananira, abantu bose barazenguruka birabananira. Noneho ngo muri abo bantu bose bari bari aho haza kuvamo umuntu umwe, wa wundi yageze kubwira ngo ugiye gusubira ibwami. Hashize igihe yibuka yuko Yosefu impamvu yicaye aho ngaho ari Yosefu wamuhanuriye, ari Yosefu wamusobanuriye inzozi. Abazamuye gatoki bavuga ngo mwami, uyu munsi ndakwibutsa ibyaha nakoze bituma wari waranjyanye kumfunga. Mu gihe wari waramfunze hari umuhungu witwa Yosefu w'umugurano wari waradufungiye hamwe. Igihe kigeze dusobanura inzozi, ibi bintu ubona nicayemo ni ukubera ko ari Yosefu wabihanuye. Umwami abyumvishe gutyo, abari bicaye mu nama bose agatima gatangira gucya, batangira kwiruhutsa. Ariko kwari ukwirutsa kutuze kubera ko batarabona umuntu basobanurira. Noneho umwami aravuga ngo nimwihute, nimugende muzana uwo muhungu witwa Yosefu. Biratubwira ngo bamuturumbura muri gereza. Ijambo guturumbura ni igihe umuntu aza akaguha igitumo nta mwanya yaguhaye wo kwitegura.
uko basanze yosefu niko bamujyanye, niba yarakareba mu maso niko bamujyanye, nta mwanya bageze kumuha wo kwitegura. icyo bamuhaye bamuha umusuruveye. umusuruveye aramujyanye amunyuza muri salo, amukora n'imyenda ya gereza kugira ajye imbere y'umwami akeye neza. yosefu ageze imbere y'umwami, mutekereza ko umusuruveye yari hehe? umusuruveye yari ari hehe? hano ko mutavuga hano, umusuruveye yasigaye hehe? yinjiranye na yosefu? ntabwo ari kwinjirana kubera ko ntabwo bari bamutumiye. we inshingano ze kwari umusigare inyuma yaho yosefu ari, acunze ko yosefu aza kuva ibwami akongera akambara wa mwenda wa gereza. nubwo bwose bawumukuyemo ariko araza kuwinjira kuwambara avuyeyo, kuko ntabwo yagera imbere y'umwami yaba imyenda ya gereza. diregiteri wa gereza, ntekereza ko ari Mageragere. diregiteri wa Mageragere akajya abwira izindi mfungwa abwira ngo mwitonde murebe aka gakarito ka yosefu, murebe n'utu twenda twe n'utu tukamambiri, namara kuva kwitaba umwami arabugarukira ugera haryamye. muri ubu abantu bari kweperasa ukuntu bangana, hari umucungagereza ari hano hanze. diregiteri nawe yavuze ngo n'ibya saa sita ndimo umucuri kubera ko ari buze kugaruka, ari buze kongera kwiryamaho ya karito, kubera ko ntabwo yazi n'Imana irimo arategura. yosefu ahageze arabati mwami, mu byubahiro byanyu mwareba ukuntu mwasobanurira izo nzozi, wenda nkareba icyo nabafasha. umwami aramubaza ati ku bundi uzi gusobanura inzozi, urazisobanura cyangwa ntizisobanura? yosefu abaravuga ati rwose ni ukuri mwami, ntabwo bizi, ntabyo nshoboye. umwami azabaramwe n'uburakari, none bakuzaniye iki hano ko n'abandi bose bari bananiwe? yosefu abataye agatoki aravuga ati ni ukuri mwami, cyakora mu ijuru hari Imana. mu ijuru hari Imana ishobora kumpishurira izo nzozi zawe. yagikora ikosa akavuga ngo ndazishoboye, umucungagereza ari kumujyana, ariko amujyana umutaka aravuga ngo mu ijuru hari Imana. kubwira Farawo ngo mu ijuru hari Imana yari amucanganyikishije mu mutwe. muri Egiputa hari Imana y'izuba, hari Imana y'uko ishinzwe y'uko kwezi, hari Imana ishinzwe urubyaro, muzabyira ejo bundi. noneho amaze kuvuga ngo mu ijuru hari Imana, Farawo aracanganyikiye kubera ko muri Egiputa hari Imana nyinshi. aravuga ati ariko iyo Mana ubwira yo mu ijuru sinyizi, mbwira ubasha kuzisobanura cyangwa ntibazisobanura? Yesu aramubwira ati rwose mwami muzi burya turebe ko aricyo twabafasha. avuga iya mbere, atangiye kuvuga inzozi za kabiri, yosefu abazamuye urutoki aravuga ati mwami rwose sinirirwa mbagora, Imana yazihishuriye. inzozi za mbere aravuga ngo za nzozi za mbere z'inka zirindwi zibyibushye n'izinanutse, ni imyaka 7 Imana igiye kuzatuma mu gihugu cya Egiputa haba uburumbuke buzeza mu burane mu kiririmbwe, ariko hakazakurikira indi myaka 7 y'inzara inuma. rero inzozi zari izo ngizo, impamvu Imana yabikweretse kwari kugira ngo nk'umwami umenye ikikwiriye gukorwa. ubwo si imyaka 14, 7 y'inzara n'7 yo kweza. yosefu abarangije misiyo yamuzanye, atangira gutekereza ukuntu agiye gusubira muri ntabwo ari gereza, muri ya kazu ya roza. ntabwo Bibiliya bivuga, ariko ntekereza ko yosefu yari amaze gutereka intambwe n'eshatu asubire kujya kureba iroza ngo yambare. Mwuka Wera aramwongorera. iki kintu yamwongoreye ntabwo bari bakimuhamagariye, bari bamuhamagariye gusobanura inzozi gusa. Mwuka Wera aramwongorera amuga ati rero ibuka kano hanze hari roza igutegereje, ariko wagenda ukababwira uburyo bashobora kuzacunga imyaka, uburyo bazayishira, kubona bose byabacanze wasubirayo. yosefu ateye intambwe aragaruka. ariko ati sana byagoraga ku yosefu kugira bamuhe ijambo kandi n'ibindi yabibasobanuriye. ahageze asaba ijambo abantu bose umwe baravuga ngo ni muceceke. ati so hari
akantu na gatoya nabasigira wenda mukareba ko kazagira umumaro muri iyi myaka yo kweza ndetse n'imyaka y'inzara. Noneho umwami aravuga ati rwose ka tumwumve. Utekereza yuko umuntu arushinzwe ubuhinzi icyo gihe kuvuga ati byarangiye nta jambo agifite? Wari ufite ijambo yari icyo gihe? Yozefu. Wari ushinzwe minagiri yo muri Egiputa yari yabuze ijambo. Wari ushinzwe ibijyanye n'ubworozi yari yabuze ijambo kubera yuko ikibazo cyari cyaravutse habuze umuntu n'umusobanuro. Haleluya. Haleluya. Icyubahiro kwese. Haleluya. Haleluya. Ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ku muntu ategereje Imana. Haleluya. Yozefu arababwira ngo nimurebe umuntu w'umuhanga hagati muri mwebwe, mumuragize mumubwire ajye Rwamagana yubakayo ibigega bazajye bahunikayo ibitoki. Abandi mu mujyane hepfo mu Mutara nawe bajya bahahunika wenda ngira ngo n'ibindi bitoki. Abati mumushaka undi muntu mumushyire mu Ruhengeri, ibirayi bya Ruhengeri n'ibya Musanze ajya bihunika. Gitarama aravuga ati rero mugere mushaka umuntu mumushyire mu Ruhango, ubugari ari ushinzwe ibintu bijyanye n'ubugari. Agenda ahantu hose aravuga ngo mushake umuntu w'umuhanga agenda ajya guhunikisha ibizabatunga mu yindi myaka 7 y'inzara. Handi twasome rero Bibiliya yatubwiye ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. N'abagaragu be bangahe? Bose. Bari magambo bagiraga gutya. Twese tugire gutya. Rero ndebera Gitifu utari kugira gutya araza gusobanurira umwami iki kandi umwami yemeye. Rero noneho umukodikoro utari kugira gutya umwami nabimubwira mugaka impamvu atabikora n'igihe kandi byamunaniye. Kuri wa 38 nababwiye ngo umwami arabaza ngo twakura hehe umuntu umeze, reka mbabwire yakirangiriza hariya akavuga ngo umuntu umeze nk'uyu. Bari bahari benshi, hari abantu bari barize bafite za lisanse mu buhinzi, abandi bafite za lisanse mu bworozi. Urumva abashinzwe minagiri bari muri iyo nama bagombaga guhita bafata umwanya. None arenza ijambo ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'iki Imana. Haleluya. Twakura hehe mu Rwanda umuntu umeze nk'uyu, mu bapasitori twakura hehe umuntu umeze nk'uyu, mu bakirisitu b'abaririmbi twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Baramutse bavuze umuntu umeze nkawe hari abakujya inamba. Baramutse bashaka tumeze nkawe hari abakujya inamba. Niyo 600 nayo wabona. Ariko impamvu yibajya ni ukubera ko yashyizeho kondisiyo badafite. Uri mu mwuka w'Imana. Haleluya. Uri mu mwuka w'iki w'Imana. Iyo ni kondisiyo abantu benshi kibananiye. Haleluya. Haleluya. Iki kibazo Farawo yakibabajije kugira ngo abari bo biturukamo. We yarabizi neza yuko yamaze kwemera, ariko aravuga ngo hari amategeko igihugu kigendera. Mwibuke neza yuko uyu Yozefu aracyari umugurano, aracyari imbata. Imbata hari umudendezo n'uburenganzira utari yemerewe. Ikintu cya kabiri, uburyo yajemo ntabwo yari yemerewe kugira ibintu ashingwa akiri umugororwa. Nta bwenegihugu yari yarahawe. Uyu munsi nabwo ko umuntu utarahabwa ubwenegihugu hano mu Rwanda yaza ngo tumushinge imirimo. Ntabwo ari umuturarwanda, ntabwo ari umwenegihugu. Noneho umwami yamaze kwemera, ntabwo ari buze kumenya ahantu ari buze gutunguka inteko. Abatega umutego arababwira ngo twakura hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'iki. Bose bamanika amaboko. Ahubwo ati ni ukuri ubwo uyu nguyu yari Imana igeretse, ubwo uyu nguyu yari Imana irishuriye, ubundi tujya gutera imigeri gute? Tujya gushaka undi kubera iki? Bakora kuri minisitiri ushinzwe minagiri. Bamaze ati wagerageza se? Ahubwo ati rwose iri somo barigeze ndahari.
bageze ku muntu ushinzwe ukoroza ngo ati we bagerageza azati rwose nigaga igitondo bagigisha ikigoroba ntabwo nari naje kubera iki bifite nyiracyo bwira umuntu wicaye ngo bifite nyiracyo bifite nyirabyo ni ukuri byari bifite nyirabyo yari Yosefu nta wundi muntu agombaga kubifata. Imyaka 7 y'ukwezi irarangira hakurikira imyaka 7 y'inzara ibihugu byose bituranye ibiryo birabura ndetse n'iwabo Yosefu anavuka ibiryo birabura batangira kuza guhaha muri Egiputa basanga Yosefu niwe uri ku ngoma basanga Yosefu niwe uyoboye na kwa kundi Imana bivuze ngo bakuru bawe papa wawe na mama wawe bose bazaza bakwikubita imbere byarangiye bose bamwikubita imbere. Ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ku muntu wategereje Imana. Haleluya. Ikibazo Imana iteza kikabyara igitangaza ariko ku muntu wagize gute barize umuntu ugenze ngo utegereje nde utegereje Imana cyangwa utegereje abantu bantu umenya ngo mbese zadurutse kuri nde zirayigisha iki nusanga zaraturutse kuri umutegereze. Haleluya. Umenye ko naho byatinda bizasohora kuko ntakinanira Uwiteka mu gihe cyashyizweho. Amen. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe yewe Mana urakomeye. Oh, ntakibasha kurogoya imigambi yawe Mana urakomeye. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe Mana urakomeye. Umwami amaze kwemera byari ngombwa yuko n'abandi bantu bose bemera. Ndagira ngo ngutangarize uyu mugoroba ngo umwami yemeye. Umwami yemeye. Umwami yemeye. Ndagira ngutangarize ngo umwami yemeye. Si ngombwa n'abandi babyemere. Umwami kuko yabyemeye. Iyo umwami yabyemeye n'abandi barabyemera kuko ufite abakuneza. Ntabwo abantu bose rero babyemeye kuko igitsure cy'umwami. Ariko mwari tugasenga Imana. Mwahubwo tugasenga Imana. Kibasha kurogoya imigambi yawe Baba urakomeye. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe Baba urakomeye. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe Baba urakomeye. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe urakomeye. Ntakibasha kurogoya imigambi yawe ntabwo twitaye twebwe n'ijuru ubwo uri kubinyuramo kose imigambi y'Imana izasohoza. Ntabwo twitaye ku ntambaro urimo uranyuramo icyavuganye n'ijuru uko byagenda kose kizasohora. Ntabwo Imana yari yitaye ku bamugambaniye, ntabwo Imana yitaye kuri umugore wa Potifari, ntabwo Imana yari yitaye ku bantu bose. Imana yari izi yuko umugambi wayo icyavuganye na Yosefu kizasohora.